Kadebe kubamfunga kadebe kubamfunga abahutu ni babi iryo jambo nivugwa n'inyiga biteke abahutu ni babi baratwara banyina ashiraka banyina abahutu ni imbecile dore umuhutu wise abanuyu aracyahari ndagufungisha abahutu ni babi Mwumvise mwumva bagashize izo nizanda twazikomeje kugenda zimonogoza ziti abahutu ni babi kugira ubwo ajya no ku muhanda akabivuga ariko byavugwa n'ubwo ntagire icyabazwa kubera iki kubera ko nyine gahunda yo kurimbura abahutu no kubagekaho ibyaha ariko kandi reka nihanganishe mwese mwagizweho ingaruka ni bise genocide nyarwanda cyangwa se genocide yakorewe abatutsi ariko nyita genocide nyarwanda cyangwa se itsembabwoko nk'uko byari byemejwe n'ababitangiye. Ubwo rero mukomeze mwihangana mwese muri kwibuka bwagizweho ingaruka n'iyo genocide twagiritsweho cyangwa se mwagiritsweho na Kagame n'itsinda rye akaza kurishira ku banyarwanda kandi ari we na Kajuga Robert bayiteguye n'abandi nk'abo n'izo nterahamwe ze yashinze. Reka rero mbagire mwihangane n'ubutari buzacya kandi mukomeze mwibuke mushaka no kwiyubaka mugerageza no kwigubotora ingoma y'agahotoro imaze abahutu n'abatutsi mu Rwanda na n'uyu munsi abantu bakaba bagishimutwa bakicwa. Twihute ntabwo ndi butinde nagira ngo mbereke iyo ndatwa yagashize ariko iyo foto mureba imbere ibyo ni ibikoresho byambuwe izi nkotanyi hano muri Rusizi muri plaine ya Rusizi hariya kira kibaya nabwiye ko kira kibaya Kagame azagikukiramo amenya agashiramo ariko byaraye n'ubundi byanze barakubitwa ibyo byose ni ibikoresho nashyizeho bike ariko bambuwe ibikoresho byinshi imbunda za tirari bambuwe amabogisi y'amasasu menshi amarapidi bambuwe ni byinshi bambuwe na za ngabo tutaramenya ariko tugize amahirwe tubona amafoto bijya hanze. Ubwo rero reka tunazishimire gukomeza kwihagararaho kandi zirwanya umwanzi ushaka kurimbura abakongomani. Ntabwo ndi butinde n'undi ahitwa ku Ndondo naho hakaba hamaze kwisubizwa n'ingabo za Wazalendo tuvugana ya RDF kuri imbere ubonye ikinagire iri kwiruka imisozi hamaze kwisubizwa naho tuvugana n'amakuru rwose yizewe ntari butindeho cyane kuko hamaze kwisubizwa bimaze kumenyerwa kuko biragaragara ko kabisa ingabo zikomeje kurwana zitanzitse. Reka rero mbabwira ingingo tugiye kuganiraho ni ingingo nubwo ncemo muri make ni ingingo zigira muri 3 gusa cyangwa enye. Iya mbere ni drone yarayihiga ngo Kagame mu kirere ariko iyo drone ndaje mbaha amakuru atari vumbi n'umukungugu. Ndagaruka kuri Cyangugu aho ngaruka kuri wa musenyeri aho Kiliziya Gatolika yakoze ibara ntavuga ntise kuko muri iki kinyejana Kiliziya Gatolika abantu ishenyo ryihaye Imana rihurira he nibi n'amateka nakumiro abantu bose twongeye kugwa mu kanwa. Reka mbivuge gutyo gusinya ku itariki ya 14 ndavuga ya masezerano ya za Maribure de Distraction birakomeje aho bigiye kwimuka ndababwira ikibihatse ibukavu Kamanyura naho ndahagaruka kuko umuriro ukomeje kwaka kandi uraka neza cyane kandi izi ngabo zikomeje kwinjira noneho bucece barwana intambara itari yo kuvuga ingume ku ngume imigozi ibyuma kandi batabuze ibikoresho aho kugira ngo bari kumwanzi ko bataramutinya. Ibiro ndashima zino ngabo kabisa coup de chapeau kabisa ni ibintu byiza cyane urebye uburyo ibitendo biri gukorwa bari gukora ibitendo neza cyane. Aho rero reka manze mbasabe mbabwire nti dufite TikTok cyangwa TikTok yitwa Turwanye Mugeho hariho ibiganiro bigufi mbasaba kubisangira nyaboneka nta nubwo bigize ku munota ubikoze rero nabwo utanzwe munini kandi ukamenya naho igihe kigeze. Ngerageza gufata byinshi bitandukanye Mugeho rero muyikandeho ibyo biganiro mubikandeho mu breakingeho ndetse mukande sabone kuri TikTok imwiyandikishaho ibashe kumuyizamure munayisangiza abandi. Reka dushimira abamaze kubikora ni mwese mbibutsa ko kino kiganiro kwinjira ugomba kwinjana like yawe ni ingenzi kuko birinde kino kiganiro aho mujya hose mujye mumaza muri ko mwakoze like ku biganiro byacu byose tubagezaho niyo mpamvu mpora mbibibutsa. Reka rero mbanze nihute ngende ku ngingo yacu ya mbere nkuko nabivuze. Drone
bivugwa ko ari drone yakorewe cyangwa se ari drone iri kuva muri kiriya gihugu gikomeye cyane kiri guhangana na Amerika, ndavuga hariya muri Iran. Biravuga ko ari drone ngo ya Iran, ariko ibyo nge ntabwo nza kwemeza, gusa nabonye induru ziri kuvuga, mbona amakuru yagize ngo iyo drone ngo imaze iminsi igenza Kagame, ngo imugenda hejuru mu kirere. None se nkagira nti se iramugenda hejuru ko itamurashe, ubundi yamugenda hejuru yabitwaye iki? Ariko ngo bakibaza ku buryo ngo yaba yarinje mu gihugu cy'u Rwanda, ngo ikayimaze ngo icyumweru ngo imugenda hejuru, ngo Kagame ngo icunga harara, ngo umunsi ku munsi yimukana nawe, ngo kandi ngo ikaba iri mu birometero biri hejuru cyane, kuyirasa ngo biragoye. Ndavuga ngo iyo drone, ayo makuru yaje kujya hanze namenye ku isaha ya saa 9 z'ijoro ryakeye mu rukerera, bavuga ngo Kagame ngo ari guhunga, ngo ahunga iyo drone, ngo iyo drone yinjiye mu kirere, ngo ndetse ngo bikaba byamaze kumenyekana ngo atari yo gusa, ngo hari indi drone ngo nayo ngo ibisasu by'ubwirinzi ngo byabashije kubona Bugesera ngo icunga ikirere. Ukibaza se u Rwanda ko rutera rudaterwa, iyo drone yava hehe? Ibyo rero ntabwo ari ibintu byo umuntu yajya kwirwa ajyamo, cyane ko bari abantu bagira amacenga menshi, si igitangaza ko bakora n'ibisasu. Navuga ni se bayibonye ntibayirasa, ibyo ni ibintu biri kuvuga. None se bayibonye nimba iri mu kirere kugitarashe, uwo Kagame nimba yamushakaga iyo drone, ariko bakavuga ko ngo ari drone ngo yaba nikomoka mu Barabu cyangwa se muri Iran, gusa bayigereje nk'indege nka drone yo muri Iran, ariko bakongera bakavuga ko ngo iyo drone ngo bayobewe ngo igihugu cyayo, gusa ngo bikaba bigaragara ko ngo kari nkazo Iran ikoresha, ariko ngo bakaba babuze ibirango byayo ndetse na siri namba zayo ngo zikaba zabuze. Ubwo rero ibyo byakomeje kuvugwa, ariko nkavuga nti wenda hari igihe byaba u Rwanda rugiye kwitsamura, cyangwa se umwuka wera, ari imbaraga z'Imana zidukomeza kujya zirasara ibyo bishashi umwanzi, ko bavuze ko ndaguzanyira ibiro na magana, bivuga ko ngo igihe kizagira kariya gatsiko k'amabandi kayoboye n'abari muri ako gatsiko bakajya bahora bikanga ubusa, bikanga baringa n'ikintu cyose. Ariko kandi ndavuga nti ni muryame musinzire nk'uko yibabwiye, ni imirabyo nayo inkubazo zishobora kuzaza inyuma. Iyo drone ntayo tuzi, ntayo twabonye, abagumye kubimbaza se watubwiye iby'iyo drone hoye, nta gitendo yakoze, nimba yanahanyuze wenda yigenderaga nk'ibisanzwe, ariko kandi nta wagira ku butaka bw'u Rwanda nk'uko yabivuze. Nimujye muryama musinzire nk'uko shobuja yibabwiye, ndavuga za ndatwa, ndumva ko ntawe rwose byajya kurangaza. Ariko kandi hagize ikiba nababwira, gusa ngo ubwoba umugabo muri nabi arimbura ibirindiro umunsi ku munsi bitewe ngo niyo drone. Aho rero ndaza kugaruka, ndagira ngo nihute, ndaza kwihuta mwana gato, ndaza kwihuta mbabwire ku kigendanye na ku ngingo ya kabiri kuri Icyangugu. Nitugera Icyangugu ndagaruka kuri uyu witwa Musenyeri, aho yaje gukora amabara. Uyu Musenyeri nangaha muri diocese ya Cyangugu yitwa Musenyeri Sinayobye Edouard, cyangwa se yitwa Edouard cyangwa se Edouard. Uyu Edouard Musenyeri si yayo ngo ntiyayobye, ntago ari nge, niwe utarayobye, ngo ni Musenyeri Sinayobye, niwe ngo ntiyayobye. Uyu Musenyeri yaje kugaragara muri Kiliziya Gatolika, aho ku itariki ya 9 yashyizeho ngo Kiliziya Gatolika igomba kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Byatangaje, ni ikibazo dufite kubona Kiliziya none isigaye ari y'ubwoko, itorero ry'Imana risigaye rikorera ubwoko. Bivuga rero na twarabivuze tuti ririya torero dema izinjiye muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda, nta Kiliziya Gatolika hari yigenga, cyane cyane ko na kardinali wayo nawe ari umudemayi. Ubwo urumva rero ntabwo byari igitangaza, ariko se tukibaza tuti koko Kiliziya Gatolika ni ikwiye Gatolika kujya kwibuka ndetse no guhamagarira ngo kwibuka mu bwoko bw'Abatutsi? Ese abo bantu baracyemera Imana, baracyari mu nshingano, cyangwa n'abakozi ba demayi? Ibi bintu rero mujye mureba, kandi myaboneka abakirisitu n'abandi bantu mwese b'abaturage murebe aho politike ya FPR igeze. Nta dini, nta torero ryigenga hariya, ari amatorero yose yirebye akorera kara gatsiko k'amabandi. Ubwo rero turamagana icyo kintu Kiliziya Gatolika yishoyemo, bazi neza ukuntu babafungiye umusenyeri wabo witwaga Misago, akaza gufungura Musenyeri Misago,
akaza no gupfa amaherere n'abandi bapadiri bagiye bafungwa bazira ubusa. Uyu munsi Kiliziya Gatolika muzi abapadiri baguye haraza Gakurazo, muzi abantu bagiye bapfa benshi, hari n'umusenyeri numvishe w'ibyumba nuko mba ntazi n'amazina yabo bishwe n'izo nkotanyi, ntiturabona karidinali abibuka, ntiturabona bavuga bati ni inkotanyi zabishe ngo bajye kubahamba mu cyubahiro. Ariko biratangaje kumva uyu musenyeri mutugenzurire, kuko biragaragara ko nawe ari umudemayi. Ese ubu nawe ni wa muhutu w'inda ugiye muri aya ngaya, cyangwa se ni babandi babikina n'ubundi? Kuko kumva ko Kiliziya Gatolika nayo yiyeguriye FPR inkotanyi, bigatangazwa muri Kiliziya hani Cyangugu, muri diocese ya Cyangugu. Uyu musenyeri aho yaje gukora aya mabara, urumva ibi ni ibyaha akwiye kubatwa, kuko yatandukiriye. Ntabwo ari umuntu ukwiye kujya kwigisha ideology ya FPR no kujya gucamo abantu ibice. Ndavuga uyu nguyu musenyeri ngo ni Edouard. Urumva birababaje ariko biranatangaje kumva musenyeri ari we musenyeri Sinayobye ari ugiye muri ibi bintu nk'ibi ngibi byo kujya kwigisha ideology ya FPR inkotanyi, akaba yataye umuhamagaro. Ndakeka ko muri budahangarwa bwabo bagira, muri ayo makanzu bambara cyangwa se izo mbaraga bakora no muri iyo Mana bariyeguriye, ntabwo harimo kujya kwiyegurira FPR, kwiyegurira shitani ayireba ko ariyo amaze abantu. Uyu munsi akaba ari we ngo kwigisha ngo ibyo kwibuka Abatutsi ngo ari ubihagarariye, ngo Kiliziya igomba ngo guhaguruka ngo ikajya kwibuka abo bantu. Kwibuka si iki kibazo, ahubwo ngo Kiliziya ngo we bikaba biri mu nshingano ze ngo no kujya kurwanya jenoside yari ihese. Aho rero nibyo kwamagana abantu nk'abaga mugomba kubarebera hafi cyane. Ndagira ngo mbabwire ko ndasoreza haracyari indi ngingo ebyiri. Ndabwira ko hari amasezerano azasinywa ku itariki 14 z'uku kwezi kwa 4. Ndavuga amasezerano ntaga ngo bazajya gusinyira noneho mu Busuwisi, ahangaha muri Geneve mu Busuwisi, ngo hazajyaho 23 na DRC cyangwa se na Gisekedi gusinya na Kagame. Urumva ni ya FPR. Nabwiye ko aya masezerano y'izi nkotanyi atagerangira. Iyi ni manevre de distraction mpaka bageze ku cyo bashaka. Ndavuga bashaka kwica umukuru w'igihugu, ibintu bikaba birarangiye nkuko bw'Habyarimana byagenze. Bashaka kumeje kurindagiza gutya, ariko bakeneye ya balkanization. Ubusa byageze umusizi gute ntabwo bizigira birangira. Niko ibintu biva muri barengerazuba bimeze, niko ibintu biva muri abantu b'amasihugu bimera, kuko mpaka baba bakomeza gukina umukino bakinisha Kagame. Nabwinti wazenda n'umutirwana hano bakungumana n'akazi kanyu, ibyo amasezerano byo ntibizarangira mpaka Gisekedi bamuhitanye. Ubwo rero nibyo kwamaganwa kuko iyi ni manevre de distraction, ngo biravidoha noneho bigeze iyo ngiyo. Urumva ko nyine gukomeza kurindagiza aho ngaho, kandi ni ibintu mutagomba kwitaho, mugomba kurwana intambara yanyu, kuko izi nkotanyi zitamayiri menshi. Ukavuka manyura intambara yakomeje gukomera cyane. Mwabibonye ko umwanzi yarashwe muri ijoro ryakeye, ibikoresho nabihereyeho. Aho hose izi ngabo zikomeje kwihagararaho, kandi abaturage bashyigikiye izi ngabo zitazwi, ndetse na wazarendo yabo nayo irahari. Mwabibonye ko Kamanyura rwose iri kumanuka yidoga. Ndavuga wazarendo mugomba no kuba hafi mugashyigikira, nyaboneka. Niko kuri intambara y'iri joro yaraye ikomeye, ndetse RDF bahahombeye cyane ku bikoresho byinshi. Niyo mpamvu mwabonye bari gusaba ngo kwihutisha ngo imishyikirano ya Doha yimukiye mu Busuwisi, Ubwo rero yamayeri yabo kugira ngo babone ko bahumetse, ariko intambara ntibazayihagarika. Mugomba kwirwanaho. Munda soza mbibutsa kongera gukanda like, kari ingenzi, kandi babwira nti mwakoze mwese, turagaruka mu kanya.